ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Dorka TV, amahoro atangwa n'Imana n'abane namwe. Nk'uko mubibona imbere zacu murabona Irakoze, umubyeyi mwiza, umumama mwiza, umukobwa mwiza ushima Imana arabapepera. Nanjye muri kumwe, uyu muri kumva ijwi rye uba wumva ari umuntu w'umukire wagezeyo, cyangwa se umuntu w'umupapa ufite nk'abana nk'icumi. Nange nitwa Pacifique Iradukunda, ariko reka ngira ngo twakire Irakoze tuguhaye ikaze hano kuri Dorka. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe, ndabashohoje aho muri hose. Nongere mvuge ngo abantu mutishimye pole, data yomora imitima. Hari akaririmbo kamaze iminsi kamfasha, n'abashize n'akaririmbye kavuga ngo gasubiremo nta kibazo. Berega Mana imigambi yawe ku mwana w'umuntu, ibihe byose ihora ari myiza. Wowe wabohoye Pawulo na Sila, wabonye agahinda ka Yabesi, wazuye umwana wa Yayiro. Imana izura ibyawe. Haleluya. Yego. Amen. Imana yabonye agahinda ka Yabesi, ikazura umwana wa Yayiro. Ireba agahinda kawe, izura ibyawe. Amen. Yewe uyu mwaka nuri imbere, mba numva hari ibintu Imana igiye kunzurira, kandi muzabibona, kandi nzabibabwira. Bazabibona. Amaso yanyu azabireba. Imigambi y'Imana ku mwana w'umuntu, nubwo tuyibonamo nk'imibi. Ubuzima imitima ifite agahinda muri iyi minsi, abantu bari mu gupfa. Abagabo bari mu gupfusha abagore, abagore bari mu gupfusha abagabo, abana b'urubyiruko bari mu kugenda. N'ikintu kimwe kuntangaza, muri iyi minsi haragenda hapfa abantu bakiri bato. Yego n'abashaje baragenda, ariko kangahe ku ijana abantu bari mu kugenda bari mu myaka mike. Urupfu rwarateye. Reka nkubwire iki kintu. Yego. Nta gikwe, nta myaka ijana. Wahanuye. Oh yes. Biri gusohora nibyo bahanuye. Nta gikwe, nta myaka ijana, nubwo byaje bisa naho ari komedi cyangwa se ari imvugo y'ibitwenge, ariko ndi kubona biri kugenda bisohora. Ntibahumura, ariko Yesu ni muzima, kandi icyo yagambiriye ku buzima bw'intore ye kizasohora. Nubwo tunyura mu bintu tukababara ukumva urihebye, jyewe maze kuba ndumva muri iyi minsi, buriya ndi umuhamya wo guhamiriza abantu ko data amara agahinda. Ugaseka ukumva uranyuzwe, ukaryama ukumva uranyuzwe, hahandi wararagurira amashuka agatoha, ukajya uryama ugasinzira ukagira iyerekwa. Ni ukuri kw'Imana ndi umuhamya. Rero Yesu ni muzima, nubwo byanutse ndahamya ko ejo uzanezerwa. Amen. Karagaciyeho, ariko Imana ni byose ku buzima bwacu. Iyazuye umwana wa Yayiro, ntago igisaza, nta matora tuyigirira, ntago igihararukwa, ntigiturambirwa, uretse ko twe turambirwa, ariko izi ntege tugirira zisi. Iyazuye umwana wa Yayiro, n'ibyawe irabizi, humura, twagiye. Ndagushohoje. Wumva umeze neza. Okay, nk'uko ababwira ngo imigambi y'Imana ku mwana w'umuntu igihe cyose warari myiza. Nawe wiringire ko nubwo ubona bikomeye, ubona ko mbese nyine ubuzima bwawe uhagaze muri feruje. Feruje ntabwo irakurekura, sibyo? Ariko Imana iraje irekure feruje, iraje ikureho iyi ambutiyaje, ubundi utambuke. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku irambagizwa n'irambagiza. Twongere ese irambagizwa n'irambagiza birangirira he? Irako
watubwira aka kantu irambagizwa n'irambagiza birangirira hehe, bitangira gihe ki, birangira gihe ki? hari akaririmbo nshaka kubaririmbira. Buriya hari igihe mvuga Imana nkumva mbaye nk'ubikoraho kandi ntari ngo hari kurira hararira umuntu nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Humura. Uyu munsi ararira ariko ejo bisemera. Ndumva ngiye gutana ariko Imana intabare sintane. Sinzi maze iminsi ntekereza ku muntu, ntekereza ku buzima bwa muntu mu isi kubera abantu bakomeje kugenda. Ntekereza umuntu garanti ya muntu. Ndongera ndatekereza cyane kubera iki kwihana bitunanira, kubera iki kumaramaza bitunanira, kandi tuzi neza ko turi abagenzi. Numva mbiburiye igisubizo ariko Mwuka Wera azi impamvu. Ariko turi mu rugendo, turagenda kuko urajya kumva umuntu wari uzi ngo aragiye, umubyeyi arajya cyo kumva asize umwana akajya kumva aragiye ariko ntacyo. Bibiliya iravuga ngo biravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi turi mu isi naho tuzahungira ibigeragezo. Yego reka ne gufashwa cyane, ndumva nari ngiye nko kugira emosiyo ariko tuzabigarukaho. Gusa Imana yorohereza imitima abantu bababaye. Imana yorohereza imitima abantu bababaye. Imana yorohereza imitima abantu bababaye. Abantu barababaye pa. Abantu barababaye ku rwego udafite Imana muri iyi minsi turimo uzimanika. Abantu bafite ibikomere, abantu bafite agahinda, umuntu arikura umutima ukamubyimbana kubera ibyo abona, soit tukamubyimbana kubera abadayimoni. Yego abantu barababaye, sinzi ndumva abantu barababaye ku rwego rukomeye. Muze musange ndabaruhura, niko ijambo ry'Imana rivuga. Abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Mwese turi mu minsi ijomba imitima igahinguranya. Turi mu minsi imeze nk'ibisongo, turi mu minsi y'akavuyo, turi mu minsi ikomereye umuntu wese, yaba umukiranutsi, yaba umupagani, yaba ukennye, yaba ukize, umwe wese afite ukuntu ababaye. Utisunga Imana, utagerageza kumva akanunu k'Imana muri we, urimanika. Mu yandi magambo uriyahura. Turi mu mibabaro, Mana we, turi mu mibabaro. Umuntu ari mu kubabazwa n'undi, umuntu ari mu kubabazwa n'umugabo, akumva wapfa, ukumva ko ntacyo bimaze. Mbese shitani yasutse umwuka w'agahinda ku rwego rukomeye. Mu isi turi mu gahinda, wava mu gahinda, ubwo sayidi itari y'agahinda, hari indi sayidi y'inyungu zidafite umumaro mu buryo bw'umwuka. Nicyo kirere isirimo. Nicyo kirere isirimo. Abarokore bakavangirwa, basenga bakavangirwa, badasenga bo ni ibisanzwe. Ariko imitima iri hanze irababaye. Mana we, Mana mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka. Tugushimiye ineza yawe Mana, tugushimiye urukundo rwawe.
Mana dusengeye imitima ibabaye, buri umwe wese mu mubabaro we utwemerera uturengere. Iminsi iragoye, iminsi irakomeye, ariko ngo uturengere. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Data azatugirira neza. Twagiye. nari nigeze kukubaza sinzi niba ukibyibuka, nari nakubajije ngo ubundi irambagiza ritangirira he, irambagizwa rirangira riti? Irambagiza rero ritangira muri ndagukunda. Buri muntu agiye kurambagiza umuntu aba amaze iminsi amureba, yitwara ate, avuga ate, yego yarangiza akareba ku ruhande rwe nkunda iki, nanga iki, ukareba umuntu ukabona ni sawa, yego ugatera intambwe ukamubwira ko umukunda. Aho niho kurambagiza bihera, bikarangirira ko akwemereye so atakwangiye. Ariko ikibazo dufite muri iyi minsi rero kanye babwire, gukunda ni kimwe, kurambagiza ni ikindi. Ariko ikibazo dufite ntabwo abantu bagikunda urukundo rw'umwimerere. Urukundo rwarakonje. Se ubwirwa n'iki ko umuntu afite urukundo rw'umwimerere? Abigishwa babajije n'abafarisayo n'abaki babajije Yesu ku bintu bijyanye n'imbuto za Mwuka Wera n'iki n'iki n'iki. Abafarisayo babaza Yesu ngo tuzabamenye kuki? Aravuga ngo muzamenyera ko imbuto zabo. Buriya nukunda umuntu uzasubiye kujya umubwa 35 buri munsi ndagukunda, nimuvugana ndagukunda. Buri wese agira icyo akunda kwa, agira icyo akunda, kira nicyo yemera. Ariko reka ngiye nibwire pastora, wenda nawe duteze amatwi, kunda umuntu umwereke urukundo ruciye mu bikorwa. Kunda rw'amagambo rushira vuba, yego. Kunda rw'amagambo nagahararo. Kunda umuntu umwereke igikorwa. Kunda umuntu umwereke umurinda umutima w'uburyarya uri muri wowe. Kunda umuntu umwereke ko uri free, uri free concept, upese ntawe umuhishe. Buri muntu gukunda umuntu mu bikorwa, nuguharara umubona mu bikorwa. Ariko uzikubwira umukobwa ngo ndagukunda, nta n'ukwezi kurashira ngo mujye ku mazi, yewe mukobwa amazi ugiyeho nayahe? Ayo mazi ugiyeho satemba nk'aya yandi tuvoma twirirwa twiyuhagira. Ariya amazi nayo muri robine ni amasoko, ukayagenda amazi ukayoga, wamara kuyoga ukayishyura. Kandi nanjye wayanyishyura, nanjye wayanyishyura. Bari bajya bibagiza iyi si dutuyemo n'impanguhe, iyi si dutuyemo n'impanguhe. Uriya na Mwuka Wera kwishima kuko ari cyo wakoze. Ariko icyo arusha abantu nubwo utakora uruwe, ntatandukaniye n'abantu. Ariko ndakumisha ko ayo mazi ugiyemo asa n'ayo iwanyu muvoma, asa n'ayo mutekesha, zira ndabona jaride bihatuye. Nawe wakwikorera ikiyaga iwanyu, nduzi ko ari iwanyu, ugatera indabo, mujye mureka gucuruzwa n'ibintu bidafite umumaro. Ari amafaranga ujyana ku mazi ukajya kuyabyinira, wayafashisha abana bari mu mihanda bambaye ubusa, wayafashisha ababyeyi bapfakaye, wayafashisha ababyeyi bashonje bahetse abana bafite abagabo babataye, yego. Yewe ari amafaranga yakora ibintu byinshi. Uza kujya mfata amazi yajyane, amafaranga ajyane ku mazi pa, n'Imana niyama amafaranga nzayakoresha icyo ngiye kukubwira. Dufite abana bari ku mihanda bashaka kwambara, bakeneye kurya. Dufite umwana uri ku muhanda amaze imyaka 12 utararya umuceri mu nkoni wabo nimba nabafite. Dufite umwana ufite imyaka 8 n'urugero cyangwa 15 uri mu muhanda utazi uburyo umuntu yambara umwenda mushyashya. Ibyo byose ni mwagakoresheje amafaranga. Wowe ugafata 100 ukajyana ku mazi ngo urarya ubuzima. Uraburya ariko umunsi buzakurya, buzakurya ntibuzakubabara habe n'aka na gato. Buzakurya ntibuzana kurya warapfuye.
icyo mbukundira ukugaruka ugihumeka ukabwumva ukumva uburyo buryana ugatangira ngo ya mavuta meza nisize ibintu nk'ibyo. Niba urambagije rambagiza umuntu wumva ufite umutima w'urukundo wuzuye ubumuntu na mwuka wera. Urambagiza umuntu muzabyarana muzabana. Reka umuntu ujya guteza ibibazo. Dufite ibibazo hano hanze muvuga ngo isi ifite ibibazo. Erega isi si ifite ibibazo. Abantu tuyituye nitwe dufite ibibazo kuko bizanwa natwe. Ni natwe bigiraho ingaruka. Isi se ni iki? Isi iritwe. Isi ni ikirere. Niba sinzi niba ntekereza. Niba isi ari ikirere. Uziko Imana yafashe isi ikayita isi kuko rimaje gutuzaho abantu bayo. Yego. Itaratandukanya nisanzure n'iki? Itarafata amazi ngo yashyire ukwayo, ubutaka ibushyire ukwabwo, iduha ikibuga cyo gutura. Yari isi se? Yari ihari se? Yiswe isi kuko Adamu na Eva bari bamaze gucumura, natwe tuzaho tuvuka ku gisekuru cyacumuye. Yego, ndibaza ntabeshye, sibaye ngo turebe na Adamu ko bajya bavuga tayari. None se si imvugo yanditswe muri Bibiliya? Yego, isi yiswe isi kuko tuyirimo. Izi saa tuyivuyemo. Isi yari nta shusho yari ifite. Umwana w'umuntu ataragira gute, atarayitura. Twaje mu isi nka Imana yarebye ibona isi. Hari ibyo yaturemeye byiza ariko kubera gucumura twisanga tumeze gutya. Rero niba urambagije umuntu, urambagiza uwo muzubakana. Reka mubwire ibintu abasore mukora n'abakobwa. Bazi ubu dufite iterambere. Ego, rero ukaba tuvuga ngo twiteze imbere, dushake ibiduteza imbere n'iki n'iki. Ariko iterambere ryaraje rishyika no ku mibiri. Ni sawa. Isuku ni sawa pe. Ni byiza cyane. Ariko mu minsi yashize higeze guca ibintu kaza bumva ngo bace mu korogo. Shitani ukuntu ateye. Iyo amayeri imwe acitse ashaka andi. Yego. Umwana w'umuhungu w'iyi minsi arajya kurambagiza akareba inzobe. Akareba inzobe. Akareba umuntu ati kabisa afite uruhu rwiza. Yamureba ukuntu ashayininga akavuga ati uyu ni umugore. Ati uyu ntamutwaye. Sinabaho. Akamutwara. Kandi mu by'ukuri imbere si umukobwa uzakoropa mu nzu, nta n'ipantaro azagufa. Nawe ubwe ntabyo azi. Aratanga amafaranga yo kugira ngo bamufurire. Umuntu ugasanga afite imyaka 20, ni ukuri ko umuntu atazi kuvuga ariko uranamurenganya. Watunga za nzara zireshya n'izi ntoki zanjye ugafura umwenda. Ntabwo byakunda. Kumenye ko turi mu isaho abantu bagiye abakoresha amamashini bafura ntabwo. Hanyuma ayo mamashini se utunze angahe? Bazayagura. Hanyuma igihe utarayabona ukwiye kuba umuntu uraho gusa udafite ikintu umaze mu buzima bwawe, ukumva icyo umaze cyakora. Nujya mu kabyiniro ni sawa ariko uranakimaze da. Nujya mu kabyiniro ni sawa, nujya gucuruza umubiri ni sawa se wenda. Ntabwo iyo nta mishinga irimo na buhoro. Umubiri uzabagaruka. Gucuruza umubiri nta mushinga urimo. Ufite amaboko, ubwonko burakora, igakubaho udacuruje umubiri. Ntabwo kujya kurambagiza abantu. Twongere tugaruke ku bijyanye no kurambagiza. N'ibyo kurambagiza, reba ngo ngewe ndinde, nteye nte, nkunda iki, nanga iki. Yego. Nurangiza umuntu washimye ku mubiri twarimo tuvuga tuti niba umaze kumenya uko uteye nuko n'undi ateye, icyo wanga n'icyo ukunda ukabona kugera gute kwanzura. Yego. Ariko niwanzura ntukajya urebera ngo umuntu yarisize
ngo umuntu akora iki ngo avuka, ibyo byo bisigaye bituma abantu bashaka abantu yamugeze mu rugo yabura amavuta yo kumuha yisigaga, abatangira akamubonamo undi muntu atari yiteze, akabonamo undi muntu atari yiteze. Kubera iki? warahubutse, wagendeye ku bishayininga, wagendeye kuri ya mavuta ya none. Hari amavuta meza yego, ntabwo nyapfobeje abari mu kazi courage, ariko wireba umuntu inyuma gusa ngo uhite ushima. Oya, ntabwo nazipfobeje. Kwisiga ni sawa, gusa neza ni sawa yego, ariko niba ushaka ubwo bwiza urebera inyuma, reba nese ni muntu ki mu mico n'imyifatire. Ubwiza bw'inyuma bujyane n'ubw'imbere. Kwisiga ntabwo nabipfobeje, ni ukuri, ni n'uburenganzira bw'umuntu. Ubwo rero kurambagiza umuntu muzabana ibihe byose kugeza upfuye ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu abantu tuba tugomba kubigendanamo neza, kandi amahirwe meza ya nyuma burya nujya kurambagiza ujya usenga, usobanuze Mwuka Wera, nibyo byiza. niwe utanga neza yego, Mwuka Wera atanga neza cyane. Nujya kurambagiza ujya ugira karagiteri zawe, ariko cyane usenga Imana, wibaze bimeze biti. Haba ari mu kazi, ni mu kazi, inganda ni inganda, ni nziza neza sawa, ntabwo twapfobya ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa biduteza imbere umunsi ku wundi. Ariko nari nibwira atabarambagiza, nureba nusa neza ujye ureba n'ibikorwa bye, nibyo bizaguhesha umugore mwiza. Kandi umugore mwiza atangwa n'Imana. Inama nzima naguha, jya usenga, ugerageze Imana, uyegereze Imana, Imana izajya iguhereza amakuru meza. Urwo rugo rwiza iyo usenze Imana ikaguha umugeni mwiza, ikaguha umugabo mwiza, bigenda neza. Burya niyo ugiye kwiga ishuri yashimye kuryiga, umenya ukuryiga. Rero abantu mugikeneye kubaka, umwanzuro ni umwe gusa: hanga amaso Yesu. Yego, gisha Imana inama, usenga Imana, uyibaze uko bigomba kugenda, nitanga ibintu bizima. Murakoze, mugira ibihe byiza. Reka mbabwire ngo hamwe n'Imana izajye bubakira ingo nziza, kandi ingo zitubatse ku misenyi, nk'uko ingo zubatse ku rutare. Izo nizo ngo Data yishimira. Mana, ndagushimiye, ndasenze ndinginze, muganze utegeke mu ngo za none, abatangira kubaka ubarengere, uburyo bubakamo ubaha ubwenge, ubagire inama, kuko ni wowe ufite ubumenyi buhagije twemera. Nugire neza, ugire neza buri umwe wese ubyifuza ku bijyanye n'imyubakire y'urugo, kandi Mana tuzi neza ko nawe utabyifuza. Nurengera imitima y'abakunda n'abakundana, urengera imitima y'ingo, winjire mu ngo ugire icyo ukora. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.